aho kugira ngo uhunge Imana wayihungiraho. Ntituri mu gihe cyo kubabwira umujinya w'Imana, turi mu gihe cyo kubabwira imbabazi. Nubwo nabwo tutari mu gihe cyo kubabwira imbabazi tubahisha umujinya, byose mubimenyere rimwe. Ariko niba hari icyo mukwiriye kumenya ku Mana kuruta ibindi, mukwiriye kumenya ko Imana ari inyembabazi. Ntabwo twahawe Kristo nk'inyandiko, twamuhawe nk'imbaraga zihindura ubuzima, zidutransforma, zikaducura, zikatugira abandi bantu. Nimureba tugeze mu minsi mibi, aho kugira ngo tube mu isi cyangwa tuyigenderemo, isi yari imutse iri kugendera muri twe, iri kudutwara aho ishaka. Isi iratwambika imyenda ishaka. Muragenda uko mutari, ingendo yanyu niyo mwabonanye abandi, imyambaro nibyo mwakuye ku bandi, ibyo abantu banywa nibyo mwakuye ku bandi. Abo muri kwigiraho ni urugero rwo gufatirwaho, koko nabo gufatirwaho urugero muri Kristo nk'abizera. Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba, mugira amahoro y'Imana. Tubifurije ihumure ribonerwa muri Kristo Yesu. Ni mwene so Aniseti niyo mugabo nk'ibisanzwe ku Mukanguzi TV. Tubahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, tubahaye ikaze mu mwanya w'amasengesho, tubahaye ikaze mu mwanya wo gusangira namwe icyo Imana yagambiriye ko tuganira mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Dushimiye buri muntu wese ubana natwe kandi mukatwereka ko ijambo ry'Imana riba ryanyujijwe ku Mukanguzi TV, cyangwa se Imana iba yanyujije muri twebwe, mukatwereka ko hari icyo riba ryamaze muri mwe. Mu by'ukuri muba mutubereye abihumure muri Kristo Yesu, muba mutubereye ab'umumaro. Iyo muduhaye komenti tubona ko turi kumwe namwe, kandi iyo mwikirije amena twumva ko bitari kuviewinga gusa, ahubwo twari turi mu mwanya w'amateraniro. Yesu abaha umugisha. Dushimiye abantu mwakoze subscribe kugira ngo mujye mubona ijambo ry'Imana, uko twaprodinze inyigisho mubone notification. Imana ibaha umugisha. Hanyuma ntabwo twabura gushimira by'umwihariko abantu mugenda mukora share muha abandi ijambo ry'Imana. Nukuri n'iby'ibyishimo, tunyurwa kandi tunezezwa no kumva hari umuntu duhamagaye akatubwira ngo bamuhaye link, hanyuma yumva ijambo ry'Imana, tukabona inyungu biba bigize. Kandi ubwo Imana izambika abantu amakamba yivuga butumwa, nawe watanze link y'ijambo ry'Imana, Imana ibiguhera umugisha. Ntabwo tuvuga ibya hano ku Mukanguzi gusa, aho uzumva ijambo ry'Imana hose rigufashije, ujye ugira ishyaka n'umwete ryo kusangira na mwene so. Bwashize narabibabwiye, niba umuntu aba ashonje ukamuha ibyo kurya ukaburamiye umubiri, birumvikana ko niyo uhaye umuntu ijambo ry'Imana uburamiye ubugingo bwe. Mubyumve cyane, nkaho ubuhaye umuntu ubuzima bwaguzwe n'amaraso ya Kristo. Ntabwo ari ibintu by'umuhango n'imigenzo. Narabibabwiye ku Mukanguzi TV, ntabwo tubasaba gukora share kugira ngo tubone views. Ntabwo Imana ntiyabidutumye, kandi nta n'idene dufite ryo kurebwa n'umubare w'abantu runaka. Oya, ahubwo dufite umwenda w'urukundo rwa Kristo wo kwamamaza ubutumwa bwiza, dufite umwenda wo kugeza kuri benshi ijambo ry'Imana. Rero tubonye uburyo dutanga ijambo ry'Imana, tubonye uburyo dusangira umwanya w'ijambo ry'Imana, nkunda kubivuga ukurikiye ijambo ry'Imana aho ariho hose. Ntabwo mvuga ku Mukanguzi TV gusa, n'ahandi ukurikiye ijambo ry'Imana wibifata minenegwe. Niko bavandimwe b'Abarundi bavuga, wibifata ubirerega, wibipfobya. Banza wumve ko ugiye kuganira n'Imana mu ijambo ryayo, kuko iyo utazi icyo ufite ntumenya n'icyo urinda. Iyo utarimenya ntumenya n'icyo ukora. Iyo utazi icyo ukora ntumenya n'icyo uzahembwa. Rero ni ngombwa ngo muha agaciro umwanya w'ijambo ry'Imana. Reka tubanze dusenge, nitumara gusenga tuganire ijambo ry'Imana. Yesu data mwiza, se umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye. Tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye ubucunguzi bwawe, tugushimiye ineza watugiriye, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye ko wambaye ubusa twebwe ukatwambika gukiranuka, tugushimiye imbaraga zawe zadukuye muri Gehenomu, tugushimiye umuzuko wawe waduhaye kubana n'Imana iteka. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirihimbazwe. Niryo zina twahawe gukirizwamo mu isi no mu ijuru, niryo zina riruhura indushyi.
Muririmbyi yaravuze ngo ushonje niryo rimuhaza, niryo ngabo yacu idukingira, ni urutare twubakaho inzu yacu itagwa. Urakoze Mwami, kingura imitima yacu kugira ngo utumenyeshe icyo ushaka ko twumva mu ijambo ryawe. Kingura imitima yacu kugira ngo wubake ubugingo bwacu ku rufatiro rw'agakiza, amatwi yacu yumve iby'Imana ishaka ko twumva, amaso yacu arebe iby'Imana itunganyije ngo tubibone, ibirenge byacu binyure mu nzira igenwe n'Uwiteka, amaboko yacu yarinde imirimo y'urugomo kugera ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'impanda. Urinde ubugingo bw'abera kugira ngo tube maso, dukangure, tube dukangutse, tube tureba, tube tubona, tudakanguwe n'urusaku rwo mu gicuku, ahubwo duhe kuba maso. Warabibajije uravuga ngo mbese ye ubwo umwana w'umuntu azagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi. Ubwire Yesaya ngo hagarara muri Yerusalemu, ubwire na Siyoni ngo byukura bagirane, dore umucyo wawe urakurasiye. Menyesha aba bantu iby'agaciro k'ubutumwa bwiza, ni wowe ujya utwemeza, kuko ijambo ryawe rirambwiye ngo umwuka wera ni we uzabemeza, ni wowe utwemeza iby'ibyaha no kubyihana, ni wowe utwemeza iby'imbabazi no kubabarirwa, ni wowe utwemeza. Mwami turagushimiye. Moria donasedra, ndagushimiye kuri Imana yacu, ni wowe ukiza indwara, ni wowe urengera abantu, ni wowe utanga ihumure, ni wowe ribonerwamo. Ndagusabye kugira ngo buri muntu wese utwumva utureba agira umugisha ku Uwiteka, agirira umugisha ku Mana. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Umugore Elizabeth yabwiye Mariya ngo hahirwa amabere yakonkeje n'inda yakubya. Oh aravuga ngo nyina w'umwami wanjye arangendereye, nabigenzane. Aravuga ngo hahirwa uwizeye, kuko ibyo umuntu yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Dayiwe uri Imana y'amasezerano, uri Imana y'ibyiza n'umunezero. Oh haleluya. Shyira ikiraro kuri iyi nzira, abari baheze hakurya ya cya gikombe cy'igihanda bwihebe bambuke. Shyiraho ikiraro kuri uyu mugezi munini w'urupfu, nitugera hakurya tuzaririmba. Dushyirireho inzira kuko ni wowe nzira. Aba abantu bari bageze mu kabwibwa ubabera umucyo, abantu bari bananiwe ubabera imbaraga. Oh haleluya. Utwubake ku rufatiro ruzima rw'imbaraga ziboneye. Ndabigushimiye Mwami wanjye, ndagushimiye Mana, mbega umunezero. Ndagushimiye kuri Data wa twese, ndagushimiye kuri Imana yacu. Izina ryawe nirihimbazwe. Nsenze nizeye, gushima ku bwa Kristo watsinze byose. Amen. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Abababaye tubatuyeho umunezero w'agakiza, Imana ishimwe. Abantu babaye, Imana ibaha umunezero w'agakiza. Abantu barira, Imana ibahoze, niyo guhora kwacu. Imana ishimwe. Reka dufatikanye turirimbe indirimbo ya 45 mu gitabo cy'indirimbo zo mu gakiza, ivuga ngo iby'Imana ikora. Ntabwo tuzi kuririmba, ariko biratunyuze ko tubibona mu ishimwe rikomeye. Imana ibaha umugisha. Iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwabimenya uko biri. Ariko icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Ariko icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka ari cyo nkwiriye gukora. Mu rugendo ntabwo nabimenya byose, ariko nzi ko nzabimenya. Ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito? Ni kuki turezwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito? Ni kuki turezwa
n'ibyago biriho kandare bya mu gihe gito. Yesu nzi kufita magare bihumbi harimo n'iryo wangeneye. Icyo wamiteye manukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Mana ushimwe. Icyo wamiteye manukugira ngo nzagere mu ijuru amahoro. Kandi nk'uko Eliya yajyanywe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu iyi si. Ubwo ibyago byose bizaba bikize, ari wo guhimbaza Imana. Ubwo ibyago byose bizaba bisize, ari wo guhimbaza Imana. Tuzaba ibihumbi turamye umukiza, tuzamuririmbira twese. Uri Imana kera nukamuri byose, ku buntu ni namutugera. Uri Imana kera nukamuri byose, ku buntu ni namutugera. Ubu ntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose. Mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Imana ibaha umugisha. Iyi ndirimbo ndayikunda, nkunda kuririmba. Imana ihabwe icyubahiro. Muririmbyi aravuze ngo ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gitoya. Iyo ndwara ni iy'igihe cy'umubiri, niyo yaba ari indwara idakira, ifite igihe cy'umubiri gusa. Umubiri nupfa tuzava muri uwo mubabaro. Imana ishimwe. Aya makuba tugose abanzi bari hirya no hino, reka mbabwire, bazarangirana n'isi, ariko abakiranutsi tuzaba mu rurembo rw'abera. Kandi nk'uko Eliya yagiye n'ingoga. Haleluya. Kandi nk'uko Eliya yajyanwe n'ingoga, nanjye uko niko nzava mu iyi si. Iyi si irimo akazi ukora, irimo urugo washatse, irimo urubyaro wabyaye, irimo fiyanse urambagizwa nawe, irimo ibikugirira umumaro byose, izashirana nabyo abera twima ingoma. Yobu yavuze ngo iki? Yaravuze ngo uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana nambaye undi mubiri. Ubw'ibyago byose bizaba bishize, hariho guhimbaza Imana. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, n'amarira azaba mu ijuru. Katuganira ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Katuganira ijambo ry'Imana kugira ngo tutaza kubarambira. Isi nayo ni ikibazo. Narabibonye mu rusengero turambira abantu. Twaba turi kwigisha kuri YouTube, nabwo abantu bakarambirwa, ariko kandi nta muntu urarambirwa na rimwe ari kureba umupira. Abenshi banezezwa nuko n'iminota bayongeje, banezezwa no kongeza iminota. Ndagira ngo tuganire ku Bakorinto
ndagira ngo tuganire ku Bakorinto, tuganire ijambo ry'Imana. Uko tuganira ndasenga kugira ngo ibinyungura bibungure kandi bibungura namwe, nanjye nunguke ko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo uwigisha agabane byose n'umwigishwa. Imana ibaha umugisha. Turabanza tuvuge gato ku mateka y'Abakorinto. Korinto ni mu Bagiriki, ni muri Greki ya none, kandi Abakorinto, urwandiko rwa mbere rwanditswe n'Abakorinto n'urwa kabiri zanditswe na Pawulo. Pawulo muramuzi, ari we witwa Sawuli Paul. Abantu benshi bazi ngo Pawulo yitwaga Sawuli, amaze gukizwa yitwa Paul. Hoya, Sawuli byari izina ry'abantu bo mu muryango wa Benjamini. Mu Babenjamini bakundaga iri zina cyane, kwita abana babo Sawuli. Hanyuma Pawulo muramuzi, yize muri Universite y'i Taruso, araminuza mu bijyanye n'amategeko n'uburenganzira bwa muntu. Ntabwo ndi buvuge ku mateka ya Pawulo ko siwe turi kwigaho, si nawe turimo tuganiraho, ndagira ngo tuvuge ku Bakorinto. Ariko abandikira yaragendereye intego nyinshi, yandikira Abakorinto yaragendereye intego nyinshi, kuko abamusanze kugira ngo yandikire Abakorinto bamusanze muri Efeso. Murabizi twabanje kuvuga kuri Efeso nubwo twayiciyemo cyane cyane, ariko hari amateka y'Efeso tutavuze kuko mwumvaga ijwi uko ryari rimeze. Twagiraga tuvuge tugakorora, twari dusaraye, byari iby'uburetwa nyine twakoreshaga umubiri. Ariko Imana ishimwe ko uyu munsi nibura ijwi ripfa kumvikana nubwo hakirimwe agakorora, ariko si cyane. Rero Pawulo yandikira Aba-Efeso, Prito yandikira Abakorinto, yari ari muri Efeso. Efeso ntabwo ndi buhatinde ko ndumva tuzaza kusa ikivi cyo muri Efeso twasize tutushije. Urwandiko rero rw'Abakorinto murihangana tuze kurusoma nk'amateka, tuze kurufata nk'inyigisho, twongere turufate nk'ubuhanuzi n'impuguro. Imana ibaha umugisha. Araho nateguriye ndi gusoma, murihangana ninza gusoma nkamera nk'ubarambiye, ariko ndagira ngo tuze kumenya. Imana ibaha umugisha. Urwandiko rw'Abefeso cyangwa se ibaruwa Prito y'Abakorinto rwemejwe n'abakurambere, nk'uko Abayuda bagiye batoranya Bibiliya. Hari n'abantu batubajije impamvu muri Bibiliya yera hari ibitabo birimo bitaba muri Bibiliya ntagatifu. Abayuda batoranya, hari abantu batemereye cyangwa batemeye gushyirwa muri Bibiliya y'Abayuda. Mbibutse ko intagatifu ni y'Abaroma burya, nubwo ari y'abantu bose nyine basoma. Harimo ijambo ry'Imana, ni ibitabo byinshi birimo, ariko akenshi ikora muri Roma kuruta muri Isiraheli. Rero batoranya abanditsi bagiye bagendera ku bintu byinshi bitandukanye, ariko kimwe muri byo bagiye bareba umuhanuzi n'umusozo we. Uwasoje nabi yarahanuye ibyiza, ntibigeze bamwandika. Ntabwo turi buze kuvuga ngo uyu yahanuye ibyiza aza gusoza nabi, kuko ntago tugendereye kuvuga amazina yabo. Abo rero abo ntabwo bashyizwe muri Bibiliya y'Abaheburayo. Rero kimwe mu bindi bagenderagaho, barebaga uwo muntu yarahanuriye he, kandi ubuhanuzi bwe buri kuyihe gahunda, bwahuzwaga gute n'imizingo y'ubuhanuzi y'ibindi bitabo. Ko hari abagiye bahanura ntibihure n'ibindi, bikaba ngombwa ko batabashyiramo. Hanyuma ikindi rero, uretse ko hajemo n'iby'umuco, barebye uwo muntu uhanura akomoka mu kihe gihugu kugira ngo yemerwe. Gatoya tunoshe kuri aya mateka. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahamagarwa, nawe yavuye Imaka. Abakristo benshi bazi ngo ni ikuzimu, ariko sibyo. Imaka ni Saudi Arabia cyangwa se Arabia Saudite, ni igihugu cyegeranye na za Isiraheli, ni muri Middle East, mu burasirazuba bwo hagati, na Saudi Arabia nihibarizwa. Hanyuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam amaze guhamagarwa, nawe yagiye i Madina, niho hitwa Mediyane. Ko ubutayu bw'Imediyane burya buramanuka bukagera ku musozi wa Hermoni muri Isiraheli. Ni ubutayu bunini bugenda nyine bukagera Isiraheli.
sayo mateka y'ingano zabyo nshaka kubaha, ariko nshaka kubabwira ko yasanze y'Abisiraheli abayuda benshi, ari nacyo cyari gitumye ajya i Madina. Agezeyo ntibumvikana, kuko kimwe mu bintu nsengaho Imana kugira ngo iduhe uburyo bwo kubitanga bizababera ubutumwa, ni ugutandukanya agakiza n'umuco. Kuko abantu benshi bafata umuco bakawita agakiza, n'agakiza bakakita umuco ngenderwaho w'igihugu runaka. Niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe hari imyambaro tuvuga muri ihangana nayo tuyivuge, hari igihe bavuga ngo umugore ntiyemerewe kwambarana n'umugabo. Ntabwo ari ipantaro Bibiliya yari ivuze, hoya. Hari iminsi biti yo kwirabura, cyangwa se tuvuge yo mu mihango, Umwisiraheli-kazi atabaga yemerewe kugera mu mahema. Rero n'umugabo ufite umugore ntiyari yemerewe kwambara umwenda w'umugore, kugira ngo mu gihe cyo guhumana kwa wa mugore niyambara wa mwenda, umugabo atazawujyana mu ihema, kandi wa mwenda wamaze kuba ikizira kubera iminsi umugore yawambayemo. Rero niyo mpamvu bavugaga ngo n'umugore ntakambarane n'umugabo, kugira ngo umugore atazambara umwambaro w'umugabo, umugabo akazakenera kuwambara mu minsi yo kwiyereza Uwiteka, ari muri cya gihe gihumanye cy'iminsi umugore atemererwaga kujya mu rusengero. Ntabwo ari amapantaro, nimunakurikira muzasanga umugore ari we wambaye ipantaro bwa mbere ku isi. Rero umuco n'ubukristo ari uburyo tubihuza, hanyuma tukabigira ihame ry'idini, tugahita dukreye icyaha, tugahita tuvuga ngo iki nticyemewe. Ibyo byagenderwaho bikabera benshi imbogamizi. Buri gahugu umuco, akandi umuco. Murakoze. Rero aba Bakorinto, wari umudugudu w'i Korinto, wari Korinto wari umurwa umeze neza muri icyo gihe, wari mu mujyi ukomeye w'Ubugiriki. Habaga ubucuruzi, yari inzira y'urujya n'uruza. Ndabinyuramo cyane, ntabwo twabitindaho ngo birangire. Wari umujyi mwiza wo mu Bagiriki, ko Abagiriki bari abahanga mu bumenyamuntu, juste bari abasiyantifike b'abahanga jusqu'à présent, kugeza na none siyanse dukoresha niyo Abagiriki. Noneho n'ubucuruzi bwari bukomeye cyane mu mujyi wa Korinto. Korinto yagiraga insengero z'amadini 12 zabagamo ibigirwamana. Ibi bigirwamana turaza kubigeraho. Korinto wari umujyi wagiraga abantu bakundaga gusenga, ariko ibigirwamana bamwe mu bahanga baho, aho ndahanyura nihuta ko tuzahagaruka ubutaha mu kiganiro cyabyo, baraguzaga inyenyeri. N'uyu munsi hari amasomo amwe namwe atangwa mu bigo by'uburezi aturuka muri Greek, mu Bugiriki, yitwa ubuhanga, no muri geography abonekamo, yo kuraguza inyenyeri bakazamenya ibizaba biturutse ku byo bagiye bakora. Urugero, abize astronomy bazi uko kuraguza, baraguza inyenyeri. Ari abahanga ba none barabizi, muri siyansi barabikoresha. Ari n'abanyabwenge bahambere barabikoresha. Ku inyenyeri yari urugero rukomeye, abize astronomy bo barabyumva kuruta abandi. Ndabivuga nshingiye ku banyabwenge baturutse iburasirazuba bajya kuramya umwami Yesu. Aba banyabwenge ntabwo bari babwirijwe n'umwuka. Si umwuka bababwiye ngo nimugende mujye kuramya Kristo, ahubwo barebye mu byahanuwe, bo bategereza inyenyeri bagendeye ku buhanga bari bafite. Iri somo nimukurikirana murasanga ryarahoze muri Egypte, kuko niho ryatangiriwe rizanywe n'Abakarudaya mu gihe cyo gukolonizwa kwa Afurika. Ibyo bamwe mutazi, Egypte yagurishije ubwenge bwayo ibugurisha n'Abagiriki. Musubire muri histoire, nibuka abagabo biswe ba Sebutangirosi boherejwe na the great Alexander le Grand. Niho abanyegiputa bagurishije ukuri. Ubu hari ibyo Egypte itemerewe gukora, hari ibyo itemerewe gutangaza, kandi hari urugero ntarengwa itemerewe kugeraho kubw'amasezerano yakoze. Rero
ayo masomo yaturukaga mu bakarudaya. Nimusoma Bibiliya muzasanga umucunnyi witwaga Baramu. Baramu ntabwo yari umuhanuzi w'Uwiteka, nubwo yaraguje Imana ikaza kuvugana nawe. Ibi wakibaza Imana ivugana gute n'umupfumu kandi ari umupfumu? Ibi narabibabwiye turi mu kiganiro cy'imikorere y'imyuka n'imibereho y'imyuka n'ibindi binyabuzima. Hari uburyo Imana ijya ivugana n'umupfumu iri kumuha tansiyo ku munyabugingo. Muzabisoma mu gitabo cy'indirimbo ya Salomo, ubwo umukobwa w'umunyashuramukazi yari aryamye. Imana ishimwe, abakobwa b'i Yerusalemu bagiye kumukangura bumva ijwi rivuga ngo ntimukangure umukunzi wanjye, mureka abyukire igihe ashakiye. Si uko igihe barimo bari muri dimansiyo yo kumva ijwi ry'Imana, ariko atansiyo y'Uwiteka Imana igiye itwara no mu rugo rw'ababisha babizera. Iryo jwi ribuza abantu Imana iritwara no mu barozi, irijyane no ku mupfumu kuroga, iritware muri karande no mu gisekuru cy'iwanyu. Imana irijyane mu bakuremera ibico no mu bari gukereye imanza zigushinja zikurega ibinyoma. Iri jwi Imana iritware ku mukoresha wawe, irijyane mu bakwirukanishije. Iri jwi Imana iritware. Oria bone sain mondra. Imana ishimwe. Iri jwi Imana igira itwara. Rero Imana ibwira Baramu imubuza ibyo kujya kuvuma Abisiraheli. Yari iri kumuburira kugira ngo umuvumo wa Baramu udafata Abisiraheli. Ariko Imana imaze gutunganya Abisiraheli, Baramu abagezemo yavuze ngo iki? Yaravuze ngo nta bugoryi mbabonyemo. Imana ibandindira ubugoryi bakanguza bene data. Shuti z'umusaraba, Imana ibarinda ubugoryi. Amagambo y'ubupfafa kuri telefone, muri kominote murimo, Imana ibarinda amaburaga apfuye. Ubwo bugoryi nabwo umupfumu ajya bufatiraho. Muzakurikirana igitabo cyo kubara, yaravuze ngo muri bo nta bugoryi mbabonanye. Imana ijya ikureba ikuburemo ubugoryi n'umupfumu bubure, agutangira ubuhamya. Imana ishimwe. Aravuga ngo kandi muri bo nta kuraguza, ntabwo bigeze babandwa ntibaterekera. Ikindi muri bo nta busambanyi mbabonanye. Imana ibakiza ubusambanyi mu izina rya Kristo Yesu. Imana ibaha umugisha. Korinto rero wari umujyi wari ufite ubwo buhanga bwo kuraguza bakoresheje inyenyeri. Niho nababwiye ngo haturuka ubumenyi bwinshi. Niyo mpamvu intera yose wagezeho ukwiriye kuyibanamo gusenga, kuko ubumenyi isi yaguhaye, ibi nimbivuga nahagarara ku maguru yombi nkabisobanura. Ubumenyi isi yaduhaye, icyo mwita kuminuza, icyo mwita kwiga, ni isi yakreye ikintu cyo kubashyira igihu ku bwenge kugira ngo mutamenya abo muri bo. Yakreye umurongo ngenderwaho. Bashize narabibabwiye izindi ndimi tugenda tuvuga. Imana ishimwe, ni umugisha ko wamenye urwo rurimi, ariko barukwigishije ntibari bagufitiye impuhwe. Kwari kugira ngo ubumve, babone uko bagutegeka wumva amategeko baguhaye. Bwari uburyo bwo gukoroniza. Ariko kandi ururimi ni umupaka mu bijyanye n'ibihugu ku isi. Ururimi, umuco na boda y'urugabano ni imipaka. Ibyo bintu bitatu, umuco, ururimi n'umupaka, ni imbibi. Rero nihuti muri Korinto nababwiye ko habaga ibigirwamana byinshi, turaza kubisoma. Ariko kandi hari ubucuruzi bwakorerwaga ahitaruye. Muri Korinto abadivantiste bazakunde bazareba Elena White yagiye yanditse ibisobanuro byabyo. Elena White ndamwemera nk'umuhanuzi, ibyo ntemera nabatwara ubuhanuzi nk'ubwarangiye. Aho naho reka mpagaruke ko muri 844 bari bategereje kugaruka kwa Kristo. Niho bitiwe advented, abadivantiste advented bisobanuye ngo nabategereje. Muri hangana nyine na amateka kugira ngo dukura abantu muri confusion, kugira ngo tuba abakristo kuruta b'umunsi. Ntabwo nje gusenya imyemerere y'abantu, ariko idafata kuri Kristo kandi ushaka ubugingo nayisenya kugira ngo ubugingo bwacu bwubakwe. Niba ibyo wagezeho wabihomba ngo ubone ubugingo, nakwemerera kuguhitiramo icyo gihombo. Niba ibyo wamenye wabihomba kugira ngo umenye ubugingo, nakwemerera gusenya ibyo wamenye. Niyo mpamvu rero ntidukuriye kuba abadive b'umunsi
basi nimuba ba Kristo, kuko umunsi ni umwe mu cyumweru, ariko umunsi wo kugaruka kwa Kristo ntituzi ari ryari. Rero mu gihumbi Prito muri 844 bari bategereje ko Kristo azagaruka, ntiyaza. Atagarutse barabihindura, kandi bari bagendere ku buhanuzi bwa Ellen White, barabihindura baravuga ngo ntabwo akije, ngo ahubwo yinjiye guca imanza. Bo bavuga ko uyu munsi Yesu ari ku ntebe y'urubanza, niyo mpamvu bajya kubabwiriza kenshi turababwira ngo tugeze mu bihe by'itorero ry'Irawodokiya. No, Rawodokiya arabosandidiake biravuze ngo ni igihe Imana iciraho umuntu urubanza. Ntabwo igihe cy'urubanza rw'umuntu n'Imana kiragera. Imana iracyari ku ntebe y'imbabazi, itegereje abizera bakemera gucungurwa bakababarirwa. Niyo mpamvu aho kugira ngo uhunge Imana wayihungiraho. Ntituri mu gihe cyo kubabwira umujinya w'Imana, turi mu gihe cyo kubabwira imbabazi. Nubwo nabwo tutari mu gihe cyo kubabwira imbabazi tubahisha umujinya. Byose mubimenyere rimwe, ariko niba hari icyo mukwiriye kumenya ku Mana kuruta ibindi, mukwiriye kumenya ko Imana ari inyembabazi, Imana ari inyarukundo, mukwiriye kumenya ko igira ibambe ryinshi, mukwiriye kumenya ko Imana itinda kurakara. Oh, haleluya! Mukwiriye kumenya ko Imana ari inyabuntu. Rero ntabwo iki gihe Imana iri kubaciraho urubanza. No, ni igihe kibateza amaraso ya Kristo kugira ngo abemera koga mwoge mwezwe, duhore twezwa kugira ngo dukizwe, kugira ku munsi wo kuvuga kwijwi ry'impanda. Rero barahinduye baravuga ngo nta kije. Aho niho nari ngendereye iki, niho baciriye ubuhanuzi bavuga ko batacyemera abahanura. Abantu benshi basenya ubuhanuzi bavuga ngo umwuka wera amanuka ku munsi wa Pentekote, ngo abantu bavuze indimi zimenyekana. Mwibagiwe ko nizitamenyekana zahavugiwe. Urutamenyekana rwasobanurwaga n'abari baraho bamaze guhabwa impano z'umwuka wera. Abiza amateka cyangwa se teoloji, nubwo nyemeraho igice gitoya, teoloji nyemeraho igice gitoya, nyemera nk'amateka ariko si nyemera nk'ubuzima. Kwiga amateka ni byiza, biguha icyo uvuga udashidikanya kandi ukizi, nubwo ibyinshi ari byo babahisha, ariko kandi teoloji ibashoboza guhagarara imbere y'abayigenderaho, bituma duprofita abayigenderaho kugira ngo nabo tubabwirize ubutumwa bwiza. Ariko ntidukwiriye kubwiriza Yesu nk'inyuguti zanditse, kuko Yesu si amateka, Yesu ni ubuzima. Ntidutanga Yesu twasomye, dutanga Yesu twamenye, waduhinduye, uri muri twe. Kuko tubahaye Yesu nk'inyuguti ntacyo bimara. Dutanga Yesu nk'ubuzima buva muri twe bujya mu bandi. Kuko Imana yabwiye Mose ngo iki, yaramubwiye ngo nzafata ku mwuka uri muri wowe nkuhe ku Bisiraheli. Nabigisha Imana ifata ku mwuka uri muri twe, ubumenyi buri muri twe nibwo imenyesha abo tubwira. Rero ntidukwiriye kubaha ubutumwa nk'inyuguti, nk'inyandiko. No, ntabwo twahawe Kristo nk'inyandiko, twamuhawe nk'imbaraga zihindura ubuzima, zidutransforma, zikaducura, zikatugira abandi bantu. Imana ibaha umugisha. Rero niho bahinduriye bavuga ngo ntibemera umwuka wera. Narimbikuriye ko mbabwira ko nemera ibitabo by'ubuhanuzi, nubwo ubuhanuzi bugenzuza ubwenge, mutagira ngo ubuhanuzi bwose buri mu bitabo by'abahanuzi ndabyemera. Oya, hari ibyo ngenda nshyiraho akabazo, kandi kugira ngo muzashobore isi nuko muzasoma ibitabo bibiri, icy'ukuri n'icy'ibinyoma, ikivuga Imana neza n'ikiyisebya. Kuko nimumenye uko basebya Imana muzabyirinda, nimumenye uko bayivuga neza muzabivuga. Ariko kandi byose muzayoborwe n'umwuka, mufashwe no gusenga. Imana ibaha umugisha. Rero turacyari kuri Korinto, ariko gato y'ayo mateka reka tuyasoze. Niho Adventiste yahakaniye ubuhanuzi. Uyu munsi rero badushinja gusenga ku munsi w'icyumweru, ariko tubibutse ko ntabwo dusenga ku cyumweru, dusenga Yesu, ariko ku munsi washyiriweho amateraniro. Ko n'uyu munsi turi gusenga kandi atari ku cyumweru. Ku cyumweru ni umunsi, nibyo ni papa wawukereye, nibyo bawushyiriraho ngo ni umunsi w'izuba. Bize histoire byo murabizi ko hari igihe cyashize izuba ritava rikajya riva rimwe, baza kugenda babyitirira. Biri mu gitabo cya Daniyeli, niho yavuze ngo bazigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko. Aho singiye gutindayo, ibihe n'amategeko barabihinduye, ko ibihe by'ahambere byagiraga amasaha 12, ariko ibya none bifite 24 heures. Nimusoma yo 12 aho nyakura
muzasoma Yohana 11 Yesu ajya kuzura Lazaro yaravuze ngo mbega umunsi ntugira amasaha 12 ariko muzarebe twebwe umunsi ugira amasaha 28. Ibyo byose biri mu buhanuzi kandi hari impamvu bagiye basanisha n'ibintu runaka simpatinda. Imana ibaha umugisha. Rero Korinto wari umujyi wakoraga ku byambu bibiri byawuhaga imbaraga. Hari icyambu cyanyuraga muri hangana nze gutarukaho nateguriye kugira ngo ntaza kubarambira ahitwa Kenkiriya. Kenkiriya yari nko mu birometero 9 na metero 600 mu burasirazuba bw'ikigobe cya Saroni. Icyambu cya kabiri bakitaga Rekayoni. Rekayoni yari ku birometero 2 na metero 400 mu majyaruguru y'ikigobe cya Korinto. Ibicuruzwa byambukanwaga binyuze kuri Diyorikosi, ni umuhanda ni umuhanda Diyorikosi, aho banyuzaga ibicuruzwa baza muri Korinto. Ukaba ari umuhanda wari wubakishijwe amabuye wakoreshwagaho amafarasi. Ko banakururagaho, hari uburyo bafataga amafarasi, hari n'ibyo byuma basasiraga amato bakabizirikira munsi bifite amapine bagakurura n'amato akagera mu mujyi wa Korinto. Bari abahanga ku rwego rukomeye. Hanyuma aho sinza kuhatinda, ntago za kuhatinda. Ibicuruzwa byambukanaga binyuze kuri Diyorikosi, niho nari maze kubabwira. Akaba wari umuhanda wari wubakishijwe amabuye washoboraga kwifashishwa mu gukurura amato mato atwaye ibintu biremereye yabaga ari ku rundi ruhande. Hanyuma akaba ari nawo washoboraga kwifashishwa mu gutwara imizigo yikorewe n'amato manini hakoreshejwe ibimodokari. Barabipakururaga ko hari ku cyambu icyo cyo muraza kucyumva. Nashimye kuhababwira nk'amateka, nze kugaruka nabwo mbibabwire nk'inyigisho n'ubuhanuzi dusoze. Imana ibaha umugisha. Hanyuma bajya ku rundi ruhande rw'ubucuruzi byakorwaga bahereye mu mujyi muri Atariya. Muri Atariya cyangwa no muri Spaniya, ko bavaga mu Butaliyani baza muri Greki, bakava no muri Spain, muri Espagne baza mu Bagiriki. Ndimo shaka kubanyurira muri make abantu batundaga iri soko. Uretse nabo n'abantu bavaga mu burengerazuba bwa Aziya ahitwa Gifoyenike no muri Egiputa, abo nabo bahuriraga mu mujyi wa Korinto. Noneho umuco waho cyangwa se umuco wayo mahanga yahuriraga. Nubwo Korinto atari umudugudu urimo za kaminuza, nta kaminuza zabaga muri Korinto. Nababwiye ko habaga insengero 12 z'ibigirwamana, turaza kubisoma. Nyamara warangwaga n'umuco w'Ubugiriki. Mu buryo bwihariye abawutuye bibandaga cyane kuri filozofi ya Kigiriki. Muribuka ko hari umugiriki witwa Sokrate wazanye filozofi zikoreshwa none. Ntabwo filozofi ze ndibuze kuzivugaho ko nshaka kubaka hano, tuzazivuga turi mu gihe cy'umukristo gutsinda isi. Imana izabidushoboza, turebe ukuntu umuntu arwana n'ubwenge bw'isi akoresheje ubw'umwuka, akabaho mu isi ari umuntu unejeje Imana. Imana ibaha umugisha. Hanyuma filozofi z'Abagiriki n'ubwenge babihaga agaciro kanini. Idini yawo Korinto yagiraga nibura insengero 12. Nabibabwiye zakoreshwaga zose. Muzari zaramamaye kubera ububi bwazo n'ingoro yatuwe Forodita. Uyu Forodita ni imanakazi y'urukundo. Abantu bashakaga urukundo bajyaga gusenga imana bitaga Forodita. Ndaza kubisobanuraho gatoya
tugeze kuri ibyo bigirwamana, ariko kandi umuntu ashatse yanahanyura tutaje kugaruka. Umuntu wabaga ashaka gukundwa yikubitaga imbere y'ibyo bigirwamana. Ibigirwamana byagiraga abagore babisambanyirizwaga imbere. Ko abantu basengaga muri ibi bigirwamana baramburaga bagasambaniraho ku ruhimbi. Sinzi niba nabyita ku ruhimbi, sinzi uko byitwa, muranyihanganira. Ariko iyo migenzo n'imihango byakorerwaga aho nyine imbere y'icyo kigirwamana bikitirirwa kugitambira. Imanakazi y'urukundo ariyo Forodita twari tuvuzeho, abayubahaga bakaba barayiterekeraga mu busambanyi bw'idini. Urusengero rwa Sikerepiyusi, imana yo gukiza, rwari nko kuri metero 400 mu majyaruguru y'ahabaga iteraniro ry'ibirori. Ibirori yari stade bakoreragamo ibirori byo kwinezeza. Ba Paulo bagiye bahakubitirwa n'abigishwa, barahakubitiwe bamwe na bamwe, kuko umuntu utarifatiganyaga n'abandi. Hari nubwo yabambwaga bamwita ikivume, kuko umusaraba wakerewe n'abanyaribani, ukareba mu rwego rwo kugira ngo amaraso y'abishwe bahanwe atazajya ameneka ku isi, kandi barasengaga isi. Hanyuma bakavuga ngo mumanike mu kirere, amaraso azajya agwa hasi, inzigo yayo yarangiye, bituma imana yacu itatugwa nabi. Aba rero abanyakorinto cyangwa se abagiriki bafata umusaraba nk'igihano cy'ibivume, ariko kandi cy'iterabwoba. N'abayahudi bafata umusaraba nk'igihano cy'ibivume. Niyo mpamvu Yesu yahanuye ngo bazamufata ngo wakubiswe n'Imana akavumwa nayo. Yavugaga Yesu ngo ariko mu mibyimba ye ntihadukirisha. Ko Pawulo ageze muri Korinto yasanze batemera umuzuko, ariko baramaze kwemera Yesu k'umwami n'umukiza, ariko ntibemera umwuka wera wo muri Kristo wo kuzuka. Hari abantu bazi Yesu ariko bataramwizera, hari n'abantu bamwemera bataramwizera. Kwemera Yesu ni ukumenya ko yabayeho, ariko kumwizera ni ukumenya imirimo yakoze ukayihamya. Wamara kuyihamya ukakira impinduka zayo, ukaba umuhamya w'iby'agakiza bibonerwa muri Kristo binyuze mu mibabaro, mu rupfu no mu muzuko. Hanyuma byose byuzurira mu gutegereza kugaruka kwa Kristo. Reka mbabwire ngo n'ubu Yesu yaza. Imana ibahe umugisha. Iyo mana Scorpius bayitaga imana yo gukiza. Muri Middle East ntabwo bayitiranya no mu Bagiriki. Iyi bita Scorpius mu Bagiriki niyo bita Aku. Ni inzoka mujya mukunda kubona ku bimenyetso bimwe na bimwe, ku bishushanyo bimwe na bimwe. Muri Middle East bayita Aku, mu Bagiriki yitwa Scorpius. Hari n'andi mazina menshi igira, nizo mana Bari Maraduki, niyo bita imana y'ubuzima. Muzazibona inzoka imwe icuramye ku gakombe bakunda gushyira kuri farumasi. Nicyo kigirwamana bita Scorpius, niyo bari barashyize aho ngaho, ariko bayitaga ngo ni imana kazi. Bayigenderera byinshi, ariko ifite sembore, yari ifite ibimenyetso byinshi biranga niyo nzoka irimo, bavuga ngo niyo mana y'ubuzima. Bamaze kuyoba bayisenze bayitaneho shitani, ariko nizengurutse ku nkoni nayo muzayibona ku mavuriro amwe namwe. Hari aho bigira n'ikimenyetso kimwe na bimwe bigiye biriho, byari bigirwamana bavuga ngo ni imana zitanga ubuzima. Ko siyansi y'Abagiriki niyoboye ubuzima bwa none, niyo mpamvu itemera imana rurema ko ari itanga ubuzima bubonerwa ahandi. Ariko reka mbabwire ngo kubaho ni Kristo. Imana ibahe umugisha. Hanyuma ndaza kwihuta kugira ngo ntaza kubarambira. Iyo mana kazi bayitaga ngo ni imana yo gukiza, rwari nko kuri metero 400 nabibabwiye, mu majyaruguru y'ahabaga iteraniro ry'ibirori. Reka aho tuharenge. Naho mu mujyi rwagati mu kinyejana cya 6, aho ni mu kinyejana cya 6, aho ni imbere ya Kristo, habaga ingoro ya Apolo. Apolo umwigishwa, ni ingoro bise Apolo nyine, apana Apolo umwe muzi wabwirije ubutumwa. Ikindi kandi
abayuda bari barashinze isinagogi, inkomanizo zayo zanditsweho abayuda bari barashinze y'insinagogi, bafite insengero, baziriza ya mahame, imigenzo n'amategeko by'abafarisayo. Abafarisayo birasobanura ngo nabahunga ikibi, bari barakreye amategeko yabo kugira ngo bikize akarengane ko abayuda nabo n'abacuruzi beza, kandi no muri siyanse barakataje kugeza n'uyu munsi muri tekinoloji. Isiraheli kuri interinete abantu mukunda kubirebaho murabizi ko ari abahanga. Rero izo nkomanyizo zabo z'urwo rusengero rw'abayuda zari zanditsweho zarabonetse, kandi uyu munsi ziri mu nzu ndangamurage ya Greek, y'Abagiriki. Abari mu Bugiriki mudukurikirana, Imana ibaha umugisha, mwareba mu nzu ndangamateka y'Abagiriki mu murwa wa Atene. Imana ibaha umugisha. Atene niho Bibiliya yita Atenayi. Hanyuma mu nzu ndangamurage iri muri Korinto ya hambere, naho nari mbabwiye mwasanga. Hanyuma ikindi, ubusambanyi bwayo kimwe n'umudugudu munini w'ubucuruzi uwo ari wo wose, Korinto yarindiriye ubusambanyi butagira rutangira kandi bukorwa ku mugaragaro. Kuramya Forodita byoroye ubusambanyi, babyitiriraga idini y'abagore 1000 b'abasambanyi babaga, kuko kugira ngo umuntu yitwe umukorinto. Korinto ni ikigiriki, biva ku ijambo ry'ikigiriki bita korinteyanize. Ni nk'uko twebwe mu kinyarwanda ni imvugo mbinyandagazi twavuga ngo umuntu ni indaya. Indaya ni ukuvuga ngo ni umuntu wangiritse ucuruza umubiri. Mu Kirundi baravuga ngo ni abadandaza amagara. Hanyuma ariko kandi umukorinto, kugira ngo abe umukorinto wemewe mu bakorinto, nubwo umudugudu witwaga Korinto, ntabwo abari bahari bose bari abakorinto. Kwitwa umukorinto nuko wasambanaga n'abagore b'iki kigirwamana kazi, abagore 1000, ukaba ugiranye nabo amasezerano. Korinto rero birasobanuye ngo nabangiritse bitewe no gusambana. Reka dusome urwandiko Paulo yabandikiye rwa mbere, ariko igice cya 5. Mwumve Korinto, nari imaze kubabwira uburyo kwitwa umukorinto byabaga ko uri umusambanyi rw'imbi. Ndumva twenda no gusoza, reka dusoma hadukonkiriwe, tuzakomeze aya mateka tutagiye tuyataruka kugira ngo tugende dukuramo ijambo ry'Imana n'amateka, turebe uwo mwuka wa Korinto uyu munsi uriho cyangwa ntawe uhari. Igice cya 5 uhereye ku murongo wa mbere, Korinto haravuze ngo inkuru yamamaye hose yuko muri mwe habonetse ubusambanyi ndetse bw'uburyo butaboneka no mu bapagani. Umuntu wenda mukase, namwe nimutekereze. Namwe murihimbazaho kubabara, kandi ari byo byari bibakwiriye ngo uwakoze icyo cyaha akurwe muri mwe. Kuko njyewe nubwo ntari hamwe namwe muri mwe, nahoranye namwe mu mwuka, kandi ubwo bimeze bityo namaze guciraho iteka uwakoze ibisa bityo nkaho mpari. Umurongo wa 4, kandi uwo ubwo nari nteranye hamwe namwe mu mutima wanjye, dufite ububasha bw'umwami wacu Yesu, nahawe ubutware nawe, kugira ngo uwo muntu muhe Satani, umubiri we urimbuke, umwuka we ubone kuzakira ku munsi w'umwami Yesu. Kwirata kwanyu si kwiza. Timuzi yuko agasemburo gake gatubura irobe ryose? Nuko nimwiyeze ubusambanyi, nimwiyeze umusemburo wa kera, kugira ngo mube irobe rishya, mube mutakiriho umusemburo wa kera, kuko Pasika yacu yatambwe ari we Kristo. Nuko rero tujye tuziririza iminsi mikuru tudafite umusemburo wa kera cyangwa umusemburo ari we gomwa n'ibibi, ahubwo tugire imitsima idasembuwe, ariyo kuri no kutaryarya. Amen. Nihuta ngasenga,
kugira ngo tuzagaruke no mu yandi mateka. Aha Korinto, igisobanuro cya Korinto ni ubusambanyi, kandi ibigwi by'abakorinto kwari ugusambana. Iterambere ryabo ryari ibigirwamana, baracuruzaga ariko bagafata ibigirwamana bimwe. No muri Efeso cyari gihari bitaga Dayana, bakabogoramwe amata ariko ku bushake nyine mu kigirwamana. Mu gitondo abashaka gucuruza bakunguka bakajya kureba cya kigirwamana. Reka mbabwire, uwaraguje ngo yunguke imbere y'Imana ashushanwa n'uwatanze ruswa ngo abone akazi. Bose banyuze mu nzira yo gukiranirwa. Kabiri, ari ruswa y'ibifatika, ari abaryamana n'abakoresha babo, ari ababona impongano z'amaraya, byose uyu mwuka wari uw'abakorinto. Kandi umuntu umeze gutyo niwe witwa umukorinto. Rero umusambanyi rw'imbi ni uwitwa umukorinto, kuko Korinto bageze ku rugero biyogoshesha mu buryo busobanuye ngo niyo wankurikira twaryamana. Inyogosho zabo zari zisobanuye ubusambanyi bwabo. Niyo mpamvu Pawulo agezeyo yarababwiye ngo ntibikwiriye ko umugore asenga cyangwa ahanura adatwikiriye ku mutwe. Kwari ukugira ngo abanze kwiyogoshesha kubw'imisatsi abagabo babo bakunda, bitwikire bataza kurangaza abo basenganye. Uwo basenganye ataba ari kumureba avuga ngo uwamukurikira yamuha baryamana. Aravuga ngo mujye mwitega ibitambaro. Naho ibitambaro byavuye. Hanyuma kandi Korinto, umuntu yinjiraga mu iteraniro agasohokana umugore utari uwe. Pawulo arababwira ngo buri mugore ajye yinjirana n'umugabo we, kandi bicarane couple à couple. Nicyo cyabayeho ko abagabo bakunda kurambirwa gutegereza abagore bari kwitegura igihe basoreza imirimo, abambika abana batunganya uturimo, abamama mugira imirimo myinshi, bikarambira umugabo akaza mbere mu iteraniro, kuko itegeko ari ukwicarana, agahagarara mu muryango umwigisha ari kwigisha areba aho papa runaka yicaye. Uko barebana bararangaza abantu. None yanagera mu mwanya w'umugabo yicaye kuko basomye ijambo umugore adahari, agatangira kubaza umugabo. Pawulo aravuga ngo umugore ajya acecekera mu iteraniro, ngo nakenera kugira icyo abaza ajya akibariza umugabo mu rugo. Ntabwo ari uko abagore batemerewe kuvugira mu rusengero, ahubwo byari uko bavugiramo babaza ibyabaye badahari, bigatuma ibiri kuvugwa nabyo batabyumva, bose bakarogoyana. Bituma Pawulo avuga ngo bajye babariza mu rugo. Uyu mwuka w'ubusambanyi uriho. Nimusoma n'abatinganyi muri Korinto bari bahari. Habaga abatinganyi, aba lesbienne, aba homosexuality muri Korinto bari bahari. Pawulo agezeyo rero yababwiye iby'umuzuko wa Kristo, kugira ngo ubusambanyi ubutsinde nuko wica kamere yawe. Ndumva kamere kuyica no kuyivugaho nabikomereza mu kindi kiganiro, ko nimbivugaho iki kirarambirana. Reka tugicemo turebe uburyo umuntu yica kamere agatsinda ubusambanyi akagera ku rugero rw'igihagararo cya Kristo. Munyemerere dusengere hano, dukomereze mu kindi kiganiro. Imana ibaha umugisha. Bera b'Imana, Imana ibakiza umwuka wa Korinto. Ibigirwamana benshi mu bisenga mutazi ko muri kubisenga. WhatsApp yaba ikigirwamana, umwanya umara kuri chat utarawumara kuri Bibiliya. Icyo ni ikigirwamana wasenze. Facebook abenshi basambaniraho. Ibyo ni ibigirwamana muri kuramya mutazi ibyari byo. Mbaburiye nka mwene so ngo ni muhungu umujinya w'Imana, mwibuze ibitagira umumaro by'abakorinto, mufata umusaraba wa Kristo. Niyo mpamvu Pawulo yababwiye ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga y'Imana iduhesha agakiza. Imana ibaha umugisha. Oh haleluya. Telefoni yakubera ikigirwamana, gusohoka mu materaniro n'akazi kajya kabikigirwamana, kwigwa mu mwanya ngo ukorere Imana ukabura umwanya, amafaranga bikigirwamana. Ntabwo iby'isi biriho ngo bitubate. Ibyo byose byashyiriweho twebwe, ariko twebwe ntitwashyiriweho byo. Nimureba tugeze mu minsi mibi, aho kugira ngo tube mu isi cyangwa tuyigenderemo, isi yari imutiri kugendera muri twe, iri kudutwaraho ishaka. Isi iratwambika imyenda ishaka. Muragenda uko mutari, ingendo yanyu niyo mwabonanye abandi, imyambaro nibyo mwakuye ku bandi, ibyo abantu banywa nibyo mwakuye ku bandi. Abo muri kwigiraho
ni urugero rwo gufatirwaho koko nabo gufatirwaho urugero muri Kristo nk'abizera. Your role model ninde? Ni Kristo. Niwe our role model, niwe dukwiriye kwigiraho, niwe dukwiriye kugenderaho. Yaravuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye. Imana ibashoboze iby'Imana ikora, niyo ndirimbo twatangiyemo. Ibyo byose Imana Bibiliya ivuga iki? Ngo iminsi yo kujijwa, iminsi yo kuyoba, ngo Imana yarayirengagije. Imana ntiyaguhora ibyo wakoze cya gihe, izaguhora ko wamenye uburyo babikira ntubikire, izaguhora ko wari kubireka ntubireke, izaguhora ko wumvise ntiwumvire. Imana ibashoboze, umwuka ubashisha abera ubatsindishiriza ube kuri mwe ku bwa Kristo Yesu. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ni wowe udukiza umwuka mubi w'abadayimoni, ni wowe uturengera ukadukuraho icyasha cyose kiza uyu muntu n'ubusambanyi bw'isi. Kizaba abantu umwuka wa Korinto ku bw'ineza yawe. Ndagushimiye, nge nsenze muri make ukora ibingana nuko ushaka gucura mu uyu muntu ngo angane nuko ubishaka. Ni ku bwawe Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.